ndashaka kuvuga ibintu bitanu bikomeye. Abantu benshi turasenga tukanaca bugufi, yego, ariko tukabura umusaruro. Uyu munsi ngiye kubwiriza ariko bishingiye mu kuri, kuko barambaza buri gihe, yego, ariko se hari urambajije ngo nzamusobanurire kurota intozi n'icyo, ariko nihangane. Ndashaka kubaza ku ijambo rimwe. yego, ubwiza bw'umukobwa ntimubuza kuruha. Diplome iriho amanota meza ntikubuza ubushomeri. Perimi watsindiye wihuta ntikubuza ubushomeri. Kubera iki? yako kubera iki? Ndashaka ko tuganira amagambo y'umugabo witwa Timayo. Timayo cyangwa Bartolomayo mwene Timayo. Bartolomayo mwene Timayo. Ibintu ushatse kuvuga kuri uyu munsi wa gatatu, ndagira ngo umuntu yihagurukire yirwanira urugamba. Nuko bagera i Yeriko. Akiva i Yeriko n'abigishwa be n'abantu benshi, asanga umwana wa Timayo witwaga Baritimayo, umusezi w'impumyi, yicaye iruhande rw'inzira. Yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari we uje. Ubwo hano yumvise abantu babivuga, ahera ko arataka cyane ati, Yesu mwene Dawidi mbabarira. Abantu benshi baramucyaha ngo, wijya kure cyane. Yumvise yari ku nzira. yego, Ijambo ku nzira bisobanurwa kumenywa n'uwari we wese. Ikigeragezo cyarenze kwitwa ikigeragezo, ubwo cyabaye icyorezo. umuntu uwo ari we wese Arakuzi. azi ko uri umushomeri, Ariko ngamenya neza azi ko hanyuze utagira undi akazi, muntu. azi ko ntacyo Yabonye ushoboye, telefone avuga atagiye kunsaba, azi ko utabona yo gutwerera, yabonye na nimero yavuga ati nta bindi agiye kumbwira, ni naransaba amafaranga. kunzira, abantu baramuzi. barabizi. Ariko yumva hanyuze undi mugabo. Urabyumva neza? Yego, Ntiyaraje kureba we. yego, Arangije asakuza cyane ngo, Yesu mwene Dawidi yego, mbabarira, gute? mbabarira. Ntabwo yavuze ngo ngirira impuhwe, Oya, yavuze wambabariye. mbabarira. Uko nitwa, naho nkomoka, Nibi nambaye, ibisa n'icyambaro mfite. yego, Ngo abantu baramucyaha, ati wacecetse, ibijumba twaguhaye ntibiguhagije, waretse gutera induru, baramucyaha. Ngo uko abantu babaye. yego, Ngo ariko arangagira gute? arushaho Arushaho. ko bamucecekeye. Hari abantu bacecekeshwa ngo nuko ngo babanze, ngo bavuze, ngo bakoze, ngo bagize gute. Ibyo bintu ntabwo ari byo. Yego, Yesu, ibyo bintu ntabwo ari byo. Arangije yego, ngo aza gusakuza cyane, ijwi rigera kuri Yesu. Yaravuze ngo musabe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa. Ngo yemwe abibutse Uwiteka, ngo ntimukamuturize, kugeza azashyira amahoro muri Yerusalemu. Ahandi atubwira ati, mwumve umucamanza w'umugome kubera gutitiriza udakijijwe, ngo urasacira urubanza umukecuru kubera gutitiriza, ngo ntazataba mu ijuru. Ahamwa ngo mubwire aze. yego, Nyumvira abantu b'incakura. Abamubwiye ngo ziba, ceceka, niho bamubwiye ngo ngwino kandi, ngo ngwe n'umwami aragushaka. Mbakundira, iyo turi kure baravuga, yego, niyo duhamagaye baravuga. Abamubwiye ngo ziba, nibo bamubwiye ati umwami aragize gute? araguhamagaye. Ngo umugabo akora ikintu kimwe ngiye kubwira. Soma umurongo. Yego. Yesu arahagarara. Hari gahunda yo guhagarara yari afite? Oya. Yahagarikijwe n'iki? Na rwa rusaku. Na ryajwi ry'uwasabaga. Nta gahunda yari afite yo kumureba. Arababwira ati, nimumuhamagare. Nimumuhamagare. Bahamagara impumyi, barayibwira bati, humura. Kandi mwango ceceka. Ceceka. Haguruka, araguhamagaye. Nayo ita umwenda wayo, irabaduka, yegera Yesu. Urumva aramubwira ati humura,
arangije acyumva ko ahamagawe na Yesu, ahita atajya ikintu cya mbere yakoze, yakuyemo umwenda, yakuyemo wa mwenda bamwambitse. Iyo Yesu adutabaye, Haleluya, hari icyambaro kituvaho. Arabanza arakijugunya atitaye ku biceri birimo, atitaye ku byo yasabye, yahise yikuramo cya gikoti cy'amateka, arakijugunya. Ubundi gukira karande nuko ngo kujugunya byose, arajugunya tu. Ntabwo yagiye akikoreye n'ibijumba birimo n'amateke n'ibyo yasabye, yahise ajugunya byose. Ko icyo gikoti yacyambitswe n'amateka y'ubuzima, gitwikira izina, gitwikira isura. Yarabanje agira gute? Arakijugunya. Turakubwira ngo reka ibyaha, reka ibi n'ibi, ngwino utambuke, tugusengere, tugushyira imbere, tugukure mu kaga, tukubwire ibintu byose, dore uko bakora, dore uko ahajugunya igitambo cy'umwenda ari nk'ibintu byose. Ngiyi intambwe ya mbere yo kubohoka, kwitandukanya n'icyatumye wangirika. Aramusanga. Nyumvira ijambo Yesu yamubwiye. 51 Yesu arayibaza ati, urashaka ko nkugirira nte? Agira inkuru. Tujye twumva ijambo turisesengure. Yesu aramubaza ngo urashaka ko nkugirira nte? Kubera iki yamubajije gutyo? Wakubwe ashobora ati yashaka ko mugurira inzu, arashaka ko se muhibe nanjye muha nk'abandi bose. Ntabwo Yesu ntiyarabe ko Barutimayo yari impumyi. Ubumwe bw'Abera Ministries, aho amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Nagira ngo menshi kumwe bw'Abera si idini, si itorero, ntabwo rigenda no kuba ryo, ahubwo naho wiga ibintu byose ukabohoka, ugasenya ibicaniro bishya, ugasenya byose. Ariyo mpamvu twabategura ikiganiro gitambuka buri mugoroba kivuga ngo nkwanira abawe, nkwanira busize, siga umurage muzima, siga umurage ukwiriye imbere y'abantu, imbere y'Imana n'imbere y'igihugu. Oh, hallelujah, hallelujah. Building an everlasting legacy. Sigira bawe umuco muzima, bakorere, baraga ibyiza bazakira, kuko niyo mahitamo meza. Senya ibicaniro bya karande, senya ibicaniro by'uburyo bwose, maze wubaka ubuzima bw'ahazaza h'abana bawe. Banira n'abawe, bamenye kubana n'abandi, kubana mu gihugu neza, kubana n'itorero neza, no guhindura imyumvire. Siga umurage ukwiye, nibwo butwari. Amina. Tuje nkwifurije kugira ibihe byiza dukurikiye abarereye hose. Imana iguhe umugisha cyane, imbaraga n'amavuta, uburinzi bw'Imana bukubeho dukurikiye. Ngo ikaze mu kiganiro cy'amagoroba, nkwanira bawe cyangwa se Build an Everlasting Legacy. Mumaze kukimenyera rero ko tuvuga ku bicaniro bya karande ndetse n'imbaraga za Satani, ariko nyine tunavangamo n'inzozi bitewe nuko mushumba cyangwa se Imana yabishyize ku mutima we. Amazina yanjye nitwa Jerry. Turakomeje rero, ndi kumwe na mushumba nk'uko musanzwe mubimenyereye. Mushumba wiriwe gute? Niriwe amahoro. Biriwe amahoro. Amahoro. Niriwe amahoro, ndashima Imana. Kandi Imana iri mu ruhande rwacu kabisa, igomba kudufasha muri byose. Amina. Uyu munsi rero turaganira kuki? Ndashaka kuvuga ibintu 5 bikomeye. Abantu benshi turasenga, tukanaca bugufi, yego, ariko tukabura umusaruro. Uyu munsi ngiye kubwiriza ariko bishingiye mu kuri, kuko barambaza buri gihe, yego, ariko se hari urambajije ngo nzamusobanurire kurota intozi n'iki, ariko nihangane. Ndashaka kubaza ku ijambo rimwe. Yego. Ubwiza bw'umukobwa ntibubuza kuruha. Diplome iriho amanota meza ntikubuza ubushomeri. Perimi watsindiye wihuta ntikubuza ubushomeri. Kubera iki? Yako kubera iki? Ndashaka ko tuganira amagambo y'umugabo witwa Timayo cyangwa Barutimayo mwene Timayo. Barutimayo mwene Timayo. Ibintu ushatse kuvuga kuri uyu munsi wa gatatu, ndagira ngo umuntu yihagurukire yirwanira urugamba rwe. Ntabwo tujya ugiye kuri cekinga se?
Nise ko ariko wari uvuze rishake nta ngo ni kibazo. amagambo tugiye Andika kuvuga. barutura, bandika ntuze Timoteyo. oya ntabwo ari Timoteyo. Timayo. Urandika bamwita ngo ni wakwandika Timayo, wakwandika Barutolomayo, simbizi. Arimo se. Ngewe nta Timayo mfite. Barutolomayo nawe urimo. Mwene Timayo, andika Timayo uraza kuribona. Timayo mu gihe kirishaka icyo nshaka kuvuga ni ikintu kimwe. Yego. Uko ugomba kurwana ishyaka ryo kubaho. Waribuze? Naribuze pe. Mwami Yesu, Bibiliya yawe ishobora kuba ifitemo akabazo. Kagenze ndi guhe rwose. Narime. Se ibice 10 bya Mariko 46 wawubuze. Gagenda umusaza ari cyane. Ibice 10 ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Mariko, ibice 10 murongo wa 46. Murongo wa 46 haragira hati nuko bagera i Yeriko. Akiva i Yeriko n'abigishwa be n'abantu benshi, asanga umwana wa Timayo witwaga Baritimayo, umusezi w'impumyi, yicaye iruhande rw'inzira. Yumvise Yesu w'i Nazareti ari uje, ahera ko arataka cyane ati, Yesu mwene Dawidi, mbabarira. Abantu benshi baramucyaha ngo ahore, ariko arushaho gutaka ati, mwene Dawidi, mbabarira. Yesu arahagarara aramubwira ati, nimumuhamagare. Baramuhamagara. Impumyi barayibwira bati, humura, haguruka, araguhamagara. Nayo ita umwenda wayo irabaduka, yegera Yesu. Yesu arayibaza ati, urashaka ko nkugirira nte? Iyo mpumyi iramusubiza iti, mwigisha, ndashaka guhumuka. Yesu arayibwira ati, igendere, kwizera kwawe kuragukijije. Uwo mwanya arahumuka, amukurikira mu nzira. Amen. Urakoze cyane. Ubundi mu rusengero ni ijambo nakwigisha abantu bose bagafashwa, ariko naha ku bumwe bw'abera bambabarira bafashwa. Tugomba gufashwa. Hari ibintu bine nshaka tuvugamo. Yesu yari arimo agenda. Yego. Siko twabonye. Ko twabibonye. No muri Matayo 20 birahari. No muri Luka 18 birahari. Yego. Nuko akigera i Yeriko, akiva i Yeriko n'abigishwa be n'abantu benshi, asanga umwana wa Timayo witwa Barutimayo, umusezi w'impumyi, yicaye iruhande rw'inzira. Uyu murongo wonyine. Timayo bisobanura icyubahiro. Barutimayo bigasobanura umwana w'icyubahiro, umwana wubashywe. Ariko yicaye ku nzira asabiriza. Witwa Rukundo ntawe ugukunda, witwa Murekatete baragukubita, witwa Mutoni waso iso yarakwanze. Witwa Muhire ahubwo waragowe, witwa Rukundo ntawe ugukunda. Ubwo na Mugisha nta Mugisha. Witwa Mugisha ariko uyu munsi niwe bajya gutoresha ibishingwe byo hasi kure batagera. Muri make izina ry'ubwiza bwawe bihabanya n'ibuzima bayemo muri mu amosituwasi, kandi byakagombye kujyana. Icyo nicyo twita karande, kugira izina ryiza ariko ritari rimaze.
n'ibikorwa bya kampire kumbi ntuhiriwe urababaye. Diplome y'amanota meza ya mbere itagira akazi. karande wayi Izina rye ntiryasaga n'ibyo arimo. Yari Timayo, umugabo w'icyubahiro. Barutema bisobanura ngo son of one, umwana w'icyubahiro. Ariko n'umusezi, n'umusabirizi, amplisi w'impumyi wicaye ku irembo. Izina rye n'ibyo arimo ntibijyanye. birahabanye. Niba njya nemera ko izina atari ryo muntu, ni ukuri Yesu aguhuze n'amahirwe yawe. Haleluya. Ndabanza tuganire. Systeme ya Isiraheli yari yaramukarashije. ifite ahantu yari yaramushyize. Ubundi cyaraziraga kikaziririzwa ko wemerewe kujya ku muhanda gusaba udafite iniforume yo gusaba. Umwenda. Leta imwemerera kwambara igikoti cyicara ku muhanda agasaba. Apana bo ku muhanda badusaba, bo babaga bafite ibyangombwa bibemerera. Ariko yitwa umwana w'icyubahiro, ise n'icyubahiro, ariko aramugaye amaso, afite n'umwenda w'ikimwaro, iniforume yo kwicara agasabiriza aho ngaho. Nukuri Uwiteka gukureho igikoti isi yakwambitse. Uwiteka gukureho izina ribi Satani yakwambitse muri ubu buzima. Iyo tuvuga ngo abantu babohoke, ni iki tuba tubabwira? Ariko uzarongora ryari, uzarongorwa ryari, uzabyara ryari? Hari ibikota abantu batwambitse ku rwego rukomeye. Yego. Sinzi na kintu kigisho uri kucyumva. Ndabizi ko kitazarebwa n'abantu benshi. Icyo nshaka kuvuga ni cyanga. Abantu badukurikiye imyaka irenga 4 cyangwa 5. Yego. Ariko still utwumva aracyari kuri ya ntebe. Yagasuzuguro. Aracyari kuri rya rembo ry'agasuzuguro. Cyace etikete Satani yambitse. Ntabwo ubuzima bugera buhinduka. Yego. Ese ni ikosa ry'Imana, ni ikosa ryacu, ni ikosa ryane. Ibyo tugiye kureba. Barutelemayo, mwene Timayo, Umwana w'umunyacyubahiro. Umwana w'icyubahiro. Isa ari cyubahiro. Yego. Ariko yambaye urukoti. Izina si ryo muntu, arimo na systeme yamwemereye gusaba. Afite izina ry'icyubahiro, afite ibyamugira uw'agaciro, ariko biranyuranye. Ndashaka ko umuntu ukurikiye ubumwe bw'abera ministries ambabarira, asaba Imana imuha impinduka. Uraza kubona agatego Yesu yatezemo. Jya witondera ibintu byumve. Turi kugenda gakeya. Ubwo nkurikije ibyo wavuze, abantu benshi bafite amadigiri, bafite diplome. Zina amanota meza, ariko nta kazi. Harimo abantu bamaranye imyaka irenga 5, 10 perimi, ariko nta kazi. Hariho n'abageze mu bihugu byo hanze n'uyu munsi akazi karabasuzugura. Ururimi rurabasuzugura. Harimo abantu bafite skills zo gukora ibintu bitandukanye, ariko babuze irembo banyuramo. Nahangaha turi. Icyo gikoti ibituma bakageze ku buryo bagira ko bacisha. Kubera iki? Ni icyo kibazo cyo kuba inkomoko. Uko ise we ntabwo ari impumyi, ariko ni afite igikoti, systeme yamwemereye kucyambara. Hari ibintu twambikwa n'abazimu n'abantu bakabitumenyeraho. Yari ku nzira arimo asaba, ngo yumva Yesu arahanyuze. Bivuze ngo Yesu nta gahunda yo korera impumyi yari afite. Ahantu banze babyumve. Niba utababajwe n'imibereho yawe, yego, niba utababajwe n'ukuntu bayeho, nta nubwo biza no kubabaza Yesu buri. Yesu we ntacyo bimubwiye. Reka dara se ni yarahanyuze yigendera cyangwa ijambo warisomye? Narisomye. Oya ntaryo. Narisomye, reka twongere tuhasome. Abantu bumva ibi bintu. Yego. Nahasomye cyane. Ni mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Mariko ibice 11 umurongo wa 50
ndetse turebe umurongo wa 30. ni ibice 16 babahibagiwe. yari ariko se yatorona kutari pasiteri ngiye ngomba kuhafata mu murongo 46 hagize hati nuko bagera i Yeriko. akiva i Yeriko n'abigishwa be n'abantu benshi, asanga umwana wa Timayo witwaga Baritimayo, umusezi w'impumyi, yicaye iruhande rw'inzira. yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari we uje. ubwo hano yumvise abantu babivuga, ahera ko arataka cyane ati, Yesu mwene Dawidi mbabarira. abantu benshi baramucyaha ngo wijya kure cyane. yumvise yari ku nzira. yego, ijambo ku nzira bisobanurwa kumenywa n'uwo ari we wese. ikigeragezo cyarenze kwitwa ikigeragezo, ubwo cyabaye icyorezo. umuntu uwo ari we wese arakuzi, azi ko uri umushomeri, ariko ngamenya neza ko azi ko hanyuze utagira undi akazi, muntu. azi ko ntacyo yari yabonye ushoboye, telefone avuga atagiye kunsaba, azi ko utabona yo gutwerera, yabonye na nimero yavuga ati nta bindi agiye kumbwira, ni naransaba amafaranga. kunzira abantu baramuzi, barabizi, ariko yumva hanyuze undi mugabo. urabyumva neza? yego, ntiyaraje kureba we, yego, arangije asakuza cyane ngo, Yesu mwene Dawidi yego, mbabarira, gute? mbabarira. ntabwo yavuze ngo ngirira impuhwe, oya, yavuze wambabariye. mbabarira. uko nitwa, naho nkomoka, niba nambaye, ibisa n'icyambaro mfite, yego, ngo abantu baramucyaha. ati wacecetse, ibijumba twaguhaye ntibiguhagije, waretse gutera induru, baramucyaha. ngo uko abantu babaye, yego, ngo ariko arangagira gute? arushaho ko bamucecekeye. hari abantu bacecekeshwa ngo nuko ngo babanze, ngo bavuze, ngo bakoze, ngo bagize gute. ibyo bintu ntabwo ari byo. yego, Yesu, ibyo bintu ntabwo ari byo. arangije yego, ngo aza gusakuza cyane, ijwi rigera kuri Yesu. yaravuze ngo musabe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa. ngo yemwe abibutse Uwiteka, ngo ntimukamuturize, kugeza azashyira amahoro muri Yerusalemu. ahandi atubwira ati, mwumve umucamanza w'umugome kubera gutitiriza udakijijwe, ngo urasacira urubanza umukecuru kubera gutitiriza, ngo ntazo ataba mu ijuru. ahamwa ngo mubwire aze. yego, nyumvira abantu b'incakura. abamubwiye ngo ziba, ceceka, niho bamubwiye ngo ngwino, kandi ngo ngwino umwamara gushaka. mbakundira, iyo turi kure baravuga, yego, niyo duhamagaye baravuga. abamubwiye ngo ziba, nibo bamubwiye ati umwamara agize gute, araguhamagaye. ngo umugabo akora ikintu kimwe ngiye kubwira. soma umurongo. yego, Yesu arahagarara. hari gahunda yo guhagarara yari afite? oya, yahagarikijwe n'iki? na rwa rusaku, na rya jwi ry'uwasabaga. nta gahunda yari afite yo kumureba. arababwira ati, nimumuhamagare. nimumuhamagare. bahamagara impumyi, barayibwira bati, humura, kandi mwango ceceka. ceceka, haguruka, araguhamagaye. nayo ita umwenda wayo, irabaduka, yegera Yesu. urumva aramubwira ati humura. arangije acyumva ko ahamagawe na Yesu, ahita ataya, ikintu cya mbere yakoze, yakuyemo umwenda, yakuyemo wa mwenda bamwambitse. iyo Yesu adutabaye, Haleluya, hari icyambaro kituvaho. arabanza arakijugunya, atitaye ku biceri birimo, atitaye ku byo yasabye. yahise yikuramo cya gikoti cy'amateka, arakijugunya. ubundi gukira karande nuko ngo kujugunya byose, arajugunya tu. ntabwo yagiye akikoreye n'ibijumba birimo n'amateke n'ibyo yasabye, yahise ajugunya igikoti byose. ko icyo gikoti yacyambitswe n'amateka y'ubuzima, gitwikira izina, yego, gitwikira isura, yego,
yarabanje agira gute? arakijugunya. turakubwira ngo reka ibyaha, reka ibi n'ibi, ngwino utambuke, tugusengere, tugushyire imbere, tugukure mu kaga, tukubwire ibintu byose, dore uko bakora, dore uko ahajugunya igitambo kimwenda ari nk'ibintu byose. Yego. Ngiyi intambwe ya mbere yo kubohoka, kwitandukanya n'icyatumye wangirika. Yego. Aramusanga. Yego. Nyumvira ijambo Yesu yamubwiye. 51 Yesu arayibaza ati urashaka ko nkugirira nte? Agira inkuru. Tujye twumva ijambo turisesengure. Yesu aramubaza ngo urashaka ko nkugirira nte? Kubera iki yamubajije gutyo? We kubwe ashobora ati yashaka ko mugurira inzu, arashaka ko se muhibe nanjye muha nk'abandi bose. Ntabwo Yesu ntiyarabe ko Barutimayo yari impumyi, ariko abanza kubaza iwishiri muri w'imbere, ubundi ushaka iki? Mpora mbabwira buri munsi, ubundi icyo ushaka wagisabye, waretse kwigira incakura ngo mana undebye gutya bagira gutya. Nzi uransobanukiye. Oya se gusobanukiyemo ibiki? Niba ari umugore muvuge, niba ari umugabo muvuge, n'amafaranga yavuga urashaka gukorera iki? Iyo harimo filozofi ikomeye. Yego. Barutimayo bamushubije ngo iyo mpumyi iramusubiza iti mwigisha ndashaka guhumuka. Amubwira ati jyewe iby'amafaranga, iby'umugore, iby'abana, ibyo kwiga sicyo kibazo, ndashaka guhumuka, ibindi nzirwariza. Ndashaka kujya muri viziyo. Yego. Kubona iyonja. Yego. Kubona icyo nkora. Yego. Kubona icyo mvuga. Ibindi nzirwariza. Ndashaka wumve ibintu badukurikiye. Hari igihe mbona nkibaza abantu bumva gute ijambo ngo baritekereze. Kuki Yesu yamubajije ngo urashaka ngo ukorere iki? Hari umuntu ushobora kubana n'ubuhumyi ntacyo bimubwiye, akabishakira umuceri, yishakira amafaranga, yishakira ibiryo, yishakira ibindi, kubera ko we ni umuceri nta bindi. Ariko Yesu ati reka numve icyo ashaka. Undi aramubwira ati icyo nkeneye ni ukureba. Abandi urashaka ko nkugirira nte? Nkeneye kureba. Yego. Nkamenya iyo nkandagira, nkamenya iyo ko nindeba nzava muri bino bintu, nindeba nzatera imbere, nindeba. Yari afite amakuru ko Imana yabwiye Aburahamu ngo aho ugeze amaso niho nzageza ibikorwa. Buri gihe Yesu akenera ko wowe muri wowe imbere umubwira icyo ukeneye. Nareba azatereta, nareba azakora ubukwe, nareba azahinduka, izina rizahora n'umuntu. Come on. Yes. Wifuza iki ku Mwami? Yesu ntiyabonaga ko akeneye guhumuka, ariko yakeneye kumenya icyifuzo n'ijambo ari mu mutima we. Yego. Amubwira ngo kwizera kwe kugize gute? Yesu aramubwira ati igendere, kwizera kwawe kuragukijije. Uwo mwanya arahumuka. Kubera iki? Amukurikira mu nzira. Tumenye gusaba neza. Twiyambura igikoti cy'amateka. Yego. Arangira ati nkukorera iki? Burya nkubwire mwene da, hari ikintu Imana yagukorera kigafungura imiryango yindi. Yego. Wisaba Imana imodoka nta sitasiyo ya esanse ufite, ariko niguha akazi. Avuga ati nkeneye kubona. Yego. Dore bandoza amaso, baroza umuryango wanjye, baroza ubuzima, dukeneye viziyo, dukeneye iyerekwa. Ndashaka guhura n'izina ryanjye nkita umwana w'icyubahiro. Yiyambura igikoti, yarakijugunya cya karande, kinyatsi, kimyuka mibi. Abatereko rero birarangiye nubwo ukiyambuye, ariko urifuza ko nkugenza. Urifuza ko nkugirira nte? Yego. Ndashaka kureba. Iyo ubasha kureba imbere yawe uragera kandi ukagera kure. Kugira ko ndavuga ibintu byinshi ugira ngo oya ntabwo ari byinshi. Hano harimo amasomo yose. Yego. Isi yakwambitse ikoti, amateka kwambika ikoti, bene wanyu afite ukuntu bakuvuze, ariko hari Yesu ugiye kuhanyura. Yahagaritswe n'ijwi ry'uwo muntu, abamucecekesheje nibo bavuze ngo araguhamagaye humura, wituza wiceceka, icyo usabwa gikore. Niba ari igitambo witinya, niba ari ugusenga witinya, icy'ingenzi nuko wamburwa urukote rwaguhezeho. Haleluya. Amakuru dufite Yesu amukurikira, ntiyongeye kureba cya gikoti. Oya. Yesu akomeza inzira ajya imbere. Imana ibambere umugisha, amagambo muyumve. Etikete Satani yagushyizeho, imvugo n'ingumba ntubyara, ibyo byose Yesu abasha kubikuraho. Yari mu nzira agenda, nta gahunda yo guhagarara. Reka mu ijambo rimwe, ibikuriho ntago yabaje Yesu. Yego.
cyabaza Yesu n'ibyaha waba urimo. Ariko niba bashobora kubana n'ibintu ukumva wabana nabyo, kugira ngo Yesu bimutwaye iki? Gerageza kumva ko ari ubabaye. Wimbwira ngo arakuza arakureba ngo no, we rwana n'ibyawe nk'uko ushaka kubyifuza kubicamo. Muhabwe umugisha n'Imana mu izina rya Yesu. Urakoze cyane Mushoma. Amen.